back to beautiful. Arakoze cyane Kasoni. Ikarita ya Simcard. Simcard, sim bivuze subscriber identity module. Ni ikarita nto y'ingenzi dushyira muri telefone tukabona nimero ituranga, bityo tukemererwa guhamagarwa ndetse no kuba twabitsa tukanabikuza amafaranga ari kuri iyo karita. Iyo karita ifite icyo bita chip. Iyo chip yashyizweho amakuru, ubwo se nivuga chip murahitamo, ariko benshi murabyumva ni nka se nabyo ni nayo ubwayo bikoze nanjye bango abana nk'ukuntu memory card imeze n'ubundi nayo kandi nayo ni chip, nayo biriho chip nyine. Ariko icyo nakubwira ko iriho nyine iyo chip yashyizweho ayo makuru, iriho amakuru ya nimero yawe ikuranga ndetse n'umwanya wo kubikaho amakuru hakubiyemo nimero za telefone ndetse n'ubutumwa. Nanone igizwe n'igice cya plastike cyoroheje cyanditseho silicone, bisaba nk'amakarita nyine cyenda kumera nk'amakarita ya banki n'andi makarita asanzwe nyine. Intego y'ingenzi ya Simcard ni uguhuza ikoranabuhanga ry'itumanaho mu bikoresho bya electronique, urugero nka telefone n'ibindi. Ibyo bituma nyiri igikoresho kirimo ya Simcard ashobora guhamagara abantu, gukoresha internet nk'uko twabibonye, ndetse n'ibindi yemererwa n'amasosiyete y'itumanaho, kugenzura telefone yawe ndetse no mu buryo bwo kwishyura no kwishyuza byose ukoresheje nyine Simcard nk'uko twabibonye. Ubwoko bwa Simcard rero, Simcard igizwe n'ubwoko butatu bw'ingenzi. Harimo iyo bita standard sim. Ubu ni ubwoko bwa Simcard bunini, zipima hagati ya milimetero 25 kuri 15. Akenshi izi zikunda gukoreshwa mu matelefone ya kera, ubwo ni yindi nyine, yindi nini cyane. Hakaza zo bita embedded sim, yitwa iganiriyo ya eSIM. Iyi ni Simcard itari ikarita kuko yo ikoranye na telefone, kandi ushobora guhamagara ndetse ugakora buri kimwe nk'uko wakoresha Simcard isanzwe. Gusa ibikoresho ngendanwa siko byose bifite iyi eSIM, keretse bimwe na bimwe cyane nka telefone ziba zigezweho nyine z'ama latest nk'ama iPhone agezweho. Gusa mutwuguruzo n'utwugarizo aba network provider badukurikiye, eSIM ngo ntagiri gukora neza cyane kuko abenshi usanga nyine ngibura network. Cyo nacyo muzakirebeho. Hakaza n'ubundi bwoko bwa Simcard bita, ubwo tumaze kubona bubiri, tumaze kubona standard Simcard na eSIM, haribwo bita nano sim. Iyi yatangiye gukoreshwa cyane mu 2012. Simu ya nano ni nto cyane, ipima 8.8 bya milimetero kuri 12.3 bya milimetero gusa, kandi hafi ya plastike nyine, ni hafi ko nta plastike iriyo, ni hafi ya chip gusa. Muri iki gihe rero telefone nyinshi zigezweho zikoresha iyi Simcard ya nano. Bimwe mu bice bigize Simcard nyine twagiye tubireba. Simcard igizwe n'ibice byinshi bitandukanye, urugero nk'ibibika amakuru, igitwara umuriro ndetse n'ibindi. Buriya uzarebe tutuyira tuba turiho nyine kuri ya chip. Habahamo tuba tubitse amakuru, agatwara umuriro ndetse n'ibindi. Nubwo Simcard ari ntoya, ariko igizwe n'ibice bitandukanye kandi tujye kurebera hamwe nabyo. Buri gice cyayo gifite akamaro. Iby'ingenzi muri byo hari iyo bita VCC, na gace gatanga voltage ya simu iva mu ngufu za volt 5. Kugira ngo ukoreshe Simcard, iyi pin ya VCC igomba guhabwa ingufu za volt 5 za DC, 5V DC. Ahangaha nyine kugira ngo uhite ubyumva neza, uzarebe washyizemo Simcard nabi nyine yamenyo afata kuri ya chip. Buri ryinyo rifite icyo ryagenewe naho rifata. Ni ukuvuga yo rimwe ridafasha aho ryagenewe, ni handi usanga nyine telefone yanze kuyisoma. Noneho Simcard igira kandi gace bita receipt. Ni pin ikoreshwa mu gihe ushaka gusubiza uko amagenamiterere ya Simcard yawe yari ameze igihe bayikoraga. Ushobora rero kuyikoresha mu gihe wahinduye amagenamiterere ya Simcard yawe, bityo ukaba wifuza kuyasubiza uko yari ameze mbere. Receipt pin
uyemeza cyangwa ukayikuramo ukoresheje igikoresho kirimo iyo simcard. Buriya hari utundi dukoresho dusoma simcard tutari telefone, dufasha nyine kuba wagira ibindi uyikoresha uyikoraho, batwita simcard reader. Hakaza akandi gace bita clock nk'isaha nyine. Iki gice ariko ko niko kitwa nyine. Iki gice gitanga isaha ihuje n'igihe bitewe n'igihugu uherereyemo. Kuri simcard ako gace kabaho. Ibi niba ngombwa ko wemeza isaha muri telefone yawe muri uko ivuye ku gihe, ahubwo iyo telefone yawe irimo simcard, gice gishinzwe igihe clock, gituma telefone ijya ku gihe bitewe n'igihugu uherereyemo. Ubyemeza unyuze mu magenamiterere ya telefone yawe, bityo isaha ihuje n'igihe ikijyanamo bitewe na simcard yawe. Ngira ngo anga biroroshye cyane uselectinga niba turi kuri time zone yacu ari +2, ureba nyine hari zaje ziriho Kigali, ariko n'izitaba ziriho Kigali kugatuhuza n'indi mijyi nka za Harare n'indi mijyi muri South Africa za Cape Town, nyine ugahuza turi ku isaha imwe. Ubwo ni imijyi turi ku isaha imwe. Hakaza agace bita VPP. Iyi ni pin ikoreshwa mu gutwara voltage y'inyongera kugira ngo ubashe kwandika cyangwa se gusiba amakuru ari ku bubiko bwa simcard. Anga nyine ni igufasha kuba wasiba nimero kuri simcard, wakongeraho nimero kuri simcard n'ibindi byose nyine wakora kuri simcard, kugira ngo anga musobanukirwe imikorere ya simcard. Karaga karita nyine ka sim kagufasha guhuza icyo gikoresho cyawe na network provider wawe, na barabaguhaye nyine iyo service yitumanaho. Kabiriho imyirondoro yawe ku buryo byakoroha kuba wanakurikiranwa ibyo ukoresheje icyo gikoresho cyawe irimo, ukaba wakora ama transaction cyangwa se ukaba wakora ibijyanye n'igura n'igurisha ukoresheje kwishyura no kugira gute ukoresheje iyo simcard yawe. Urumva ko simcard ibibitse byinshi. Ikindi kandi buriya simcard zirutanwa ingano, hari ziba zifite megabyte runaka, gutyo uzasanga nyine bitewe na network provider barageneye ingano y'amakuru yajyaho. Nicyo nshatse kuvuga. Tugerere mu mibare. Mudasobwa uburyo ibika amakuru yose gahindura 1 na 0. Amakuru yose abitse muri mudasobwa abitse muri 1 na 0. Bisobanuye ko amakuru yose ushyize muri mudasobwa, amagambo, amafoto, amashusho ndetse n'amajwi byose bibikwa mu buryo bw'imibare. Ibi nibyo byitwa binary. 1 ifatwa nka yego, noneho 0 igafatwa nka oya. Ariko wakwibaza se kubera iki bakoresheje 1 na 0, none se ni gute ifoto ihinduka 1 na 0? Nubwo abantu benshi banga imibare biroroshye kubyumva, reka ngerageze. Ariko anga bisaba kuba uri ahantu hatuje ugafata agakaramu n'agapapuro tukagufasha kubisobanukirwa. Niba warize imibare ushobora kuba warize ibyo bita number systems. Aha haba harimo base 2 yitwa binary, base 8 yitwa octary, akaza base 10 yitwa decimal, base 16 yitwa hexadecimal. Niba utarabyize nabwo rero atubigarukeho gato. Imibare risanzwe dukoresha ihera kuri 0 kugera ku 9. Ibiri muri base 10 cyangwa base 10. Bivuze ko muri base 10 harimo imibare 10 yonyine. Iyo ushatse kwandika umubare munini urenze ku 9, wandika imibare irenze umwe yo muri base 10. Urugero ushaka kwandika nka 15 wandika 1 na 5. Ushaka kwandika 100 wandika 1 na 0. Muri base 2 harimo imibare 2 yonyine. Iyo mibare ni 0 na 1. Bivuze ko muri binary ntabwo ushobora kwandika imibare irenze kuri 1. Iyo irenze rero bigusaba ko uyihindura muri binary. Urugero umubare nka 5 ntibishobora ko wakwandika muri binary, wayandika muri binary. Niyo mpamvu ukeneye kuhindura muri binary. Uhinduye waba ungana n'ijana na 1. Nabibabwiye nyitangira ni 5 ugabanya 2, bigabanyije 2 bizuye hasi hashyira 2. Dukoresha bwa buryo bw'amahembe, kugabanya ukoresheje amahembe.
kugabanyiriza mu mahembe, 5 ugabanyije 2 urashyira 2 hasi uze gukuba 2 hejuru bibe 4, ushyira andi hirya munsi ukuremo hasigare 1, noneho ya 2 yasigaye hasi nayo uyigabanye na 2 mu mahembe, urashyiraho 1 uyikube na 2 ushyire kuri ya 2 hasi hasigare 0. ubwo urumva biraba bibaye 101 muri ya mibare isigara hasi. iyo ugiye guhindura umubare uwo ari wo wose muri binary ugabanya na 2 kugera ku gisubizo hasigaye 1 cyangwa 0. ni isomo ry'imibare. hano nko kuri 5 twagabanije na 2 igisubizo kikaba 2 hasaguka 1, 2 twabonye twongera kwigabanya na 2 igisubizo kiba 1 hasigara 0. nabwiye ko tugabanya kugeza ku gisubizo hariho 1 na 0. iyo umaze kubona imibare yari isigaye uyandika uhereye ku gisubizo cy'inyuma kugira ngo bigende neza. hano bakibaza no kubera iki bahisemo ko mudasobwa zikoresha 1 na 0. muri make mudasobwa niko ikoze. kera mudasobwa zitarabaho habagaho ibikoresho bya electronique bikoreshwa n'amashanyarazi ndetse bikora n'izindi nshingano zitandukanye. nibwo abahanga batangiye kwifashisha ibyo bikoresho byari bihari bagakoramo ibindi bikoresho bifite kandi kamaro nk'amatara atanga urumuri, moteri z'ibinyabiziga, mudasobwa n'ibindi. gusa hari ikibazo cy'uko bitari byoroshye ko ku mashini bakoraga wakoreraho ibintu bisaba ubwenge nk'imibare. nibwo abahanga rero batangiye gushakisha uburyo byakorwa. bumwe mu buryo rero bwageragejwe ni ukwifashisha imbaraga z'amashanyarazi, voltage. ubwo bavugaga ko nushaka kwandika 0 uzajya utanga imbaraga ziri hagati ya voltage 0 na 1. kwandika 1 ukohereza imbaraga ziri hagati ya voltage ziri hagati ya 1 na 3. kwandika 2 woherezaga imbaraga ziri hagati ya voltage 3 na 5, n'ibindi bigakomeza gutyo. ariko nyuma abantu basanze bigoranye ko ubu buryo bugoranye, babonye bugoranye kuba bwakora nk'uko babishakaga, nibwo baje kuba bahitamo gukoresha binary. ubu nabwo binary ziracyahuzwa n'imbaraga z'amashanyarazi, ariko ntibisaba noneho ko buri mubare ugira voltage yawo. ubu 0 ingana na voltage ya 0, noneho 1 igahuzwa n'imbaraga zihera kuri voltage ya 2 kugera kuri 5. hano wakwibaza ni gute mudasobwa imenya umubare ihitamo hagati ya 1 na 0. muri mudasobwa yawe harimo insinga nyinshi zifata kuri keyboard cyangwa se kagakoresho wifashisha wandika. muri izo nsinga haba harimo urusinga rutwara 1 n'urundi rwa 0. iyo ushyizemo nka 1 muri urwo rutsinga rwa 1 hoherezwa imirasire y'amashanyarazi igenda ikabwira ibindi bice bya mudasobwa bishinzwe kunonosora amakuru ko hoherejwe 1. iyo ushyizemo 0 nabwo hakoreshwa urusinga rwohereza amakuru ya 0, bikagenda bityo. urugero twifashishije urugero rwa 5 twatangiranye, ukanze kuri 5 uhita ihindurwa muri binary, noneho hakorezwa 101. ubwo bwa mbere urusinga rurohereza amakuru ya 1 ruhita rwohereza imirasire, hagakurikiraho urwa 0, noneho nyuma hakaza urwa 1 narwo rukongera. nanone bigahita bijyana ku bubiko. ibyo byose bijyanwa ku bubiko bikozwe n'ibyitwa logic gates. bimeze nk'aho umukino wo mu mazi no ku nkombe nyine, mu mazi ku nkombe. iyo bavuze ngo mu mazi ukigira imbere, bifate nk'uko mudasobwa yakira umubare 1 bavuga ku nkombe, wasubira inyuma ubifate nk'uko yakira umubare 0. ushobora kwibaza ati ni gute imibare ihindukamo inyuguti rero. kuri ubu kuri ubu wenda ntekereza ko umaze gusobanukirwa uko wahindura imibare muri binary, ndetse umaze no kumenya n'impamvu ariyo ikoreshwa muri mudasobwa. noneho ariko uri kwibaza uko inyuguti nka A cyangwa B bihinduka muri binary. kugira ngo bikorwe hari abantu bagiye bakora uburyo butandukanye bukoreshwa hirya no hino ku isi. twavuga nk'uburyo bwitwa
ASCII, American Standard Character for Information Interchange, ndetse n'ibyo bita Unicode. Ushobora kuba warigeze kubona ahantu handitse ngo UTF-8. Abantu bakoze uburyo bafashe inyuguti zose, ibimenyetso, imibare ndetse n'ibindi byose wandika kuri keyboard, babiha agaciro kadahinduka muri binary, babyemeranyaho. Aho bitandukanye nuko ya American Standard Character for Information Interchange ASCII ibitse binary z'imibare, inyuguti n'ibimenyetso dusanzwe tuzi gusa. Ibingibi ibitse nyine imibare n'inyuguti n'ibimenyetso, ibingibi dusanzwe tuzi. Mu gihe Unicode yo umwihariko wayo ifite n'inyuguti zituruka mu zindi ndimi zitamenyerewe nk'ibishinwa n'izindi nyandiko muharike zo muri Ethiopia n'izindi ndimi nyinshi. Urugero, iyo wanditse nka A, mudasobwa ikoresha nyine iriya ASCII ihinduramo ni 0 n'amazeru 5 na 1. Mu gihe A ntoya, ubwo ni iyo ngiyo ni A nkuru, mu gihe A ntoya nayo iba ari 0.11 n'amazeru 4 na 1. Urumva ni nk'ibintu, ni nk'amasinye conventionnel bemeranyijweho, aho ati buri nyuguti tuyihaye binary yayo iyi n'iyi. Hano bakwibaza ni gute amabara ahindurwa mu mibare nayo. Amaso y'umuntu abasha kwakira amabara 3 gusa buriya mu buryo bwihuse, harimo ibara ry'umutuku, ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'ubururu. Mu cyongereza ni red, green and blue. Bishyizwe mu nyuguti nto biba RGB. Iyo uvanze aya mabara uko ari 3 ubasha kubona andi mabara yose abaho. Ufashe umutuku mwinshi ugashyiramo icyatsi gike, ugashyiramo n'ubururu bwinshi, ushobora kubona ibara rya mauve. Kugira ngo noneho ubashe gupima aya mabara ngo umenye ingano y'ibara runaka riri gushyirwamo, ukoresha imibare. Buri bara riba rifite ikigero gihera kuri 0 kikagera kuri 255. Bikorwa gutya kubera ko buri bara rigomba kuba rifite imibarwa 8 muri binary cyangwa ibyitwa 8 bits. Iyo uhinduye 255 muri binary ihinduka ni rimwe zingahera, ni rimwe 8. Akaba ariyo mibare ariyo niwo mubare wa nyuma ufite imibarwa 8 muri binary. Ubwo no kuvuga ko mu gihe aya mabara yose yahurijwe hamwe yuzuye, tuzadufite umutuku, icyatsi n'ubururu, twabihindura mu mibare bikaba imibare nyine. Hano imibare irahari, byaba nka 255,255,255. Noneho wabihindura muri binary bikaba 11,111,111 gutyo. Iyo aya mabara rero yose ahurijwe hamwe yuzuye, ibara rivamo n'umweru cyangwa se white. Aya yose rero afite 0, no kuvuga ko nta na rimwe rihari, tuba dufite umukara. Nyuma yaho rero ukurigerageza ko mabara urahita ubona ko amabara ahinduka bitewe n'imibare uhinduye, nkuko nyine twayibonye ukoresheje iyo formule. Nkuko rero twanabonye ko bigenda ngo binary zibikwe muri mudasobwa. Iyo amabara amaze guhindurwa muri binary bihita byoroha ko yabikwa muri mudasobwa. Gusa hari ahandi uzabona abantu bandika amabara bakoresheje ama hexadecimals, hamwe twavuze hejuru nyine tuvuga kuri base 16. Iyo hakoreshejwe hex uzabona bandika amabara gutya, yenda uzajya ubona nk'amakodi y'amabara bashyize wenda nka #FF0AFF. Bigomba no kwandikwa mu buryo n'imibare gusa n'amakodi nyine, n'ibintu baba barumvikanye uburyo amabara azagenda amera gutyo na gutyo. Reka noneho mbabwire ku ifoto nayo, kugira ngo twihuta. Ku ifoto nayo biba ngombwa ko kugira ngo ibikwe muri mudasobwa nayo igomba
kujya muri binary. Ikintu kimwe dukwiye kumenya ku mafoto nuko buri iyi foto ibigizwe n'uduce duto tw'amabara. Uramutse wongeye ingano y'ifoto ukayigira nini cyane zoom, ushobora kubasha kubona utwo duce duto tw'amabara. Utwo duce tw'amabara nitwo bita ama pixels. Utwo duce duto rero turahura ari twinshi tugakora ifoto nini tubona. Iyi niyo mpamvu iyo ushaka kugura nka telefone nziza, ugura telefone ifite pixels zo hejuru kugira ngo nyine wizere ko izafotora. Kubera ko bivuze ko niba yafata pixels nyinshi, yafata uduce tw'amafoto twinshi bigakora ifoto isa neza. Iyo niyo logique. Wazakora zoom ukabona yafoto iracyafite umwimerere nyine. Izi pixels rero zahuye ari nyinshi, kandi nanone zifasha mu kubasha kumenya uko ifoto iraba ingana muri megabyte cyangwa se kilobyte. Ubwo imashini yo ihita ihindura izo pixel muri binary ikoresheje bwa buryo ikoresha n'ubundi bwo kubika amabara. Hano ku ifoto biba byoroshye n'ubundi still ni amabara nyine. Bakwaza ni gute amashusho ahinduka mu mibare nayo amashusho agenda na amafoto ubundi yakusanyirijwe hamwe bayaha umuvuduko wihuta. Ubundi cyo gisobanuro cya video. Nkuko uramutse ufashe igitabo kirimo amafoto ukajya ukirambura vuba, bihita bimera nk'amashusho agenda. Bivuze ko amavideo tureba aba ari amafoto yahurijwe hamwe agakora video tubona. Ntitubimenya ariko ugabanije umuvuduko wa video uhita ubibona ko ari amafoto ari gukurikirana. Twabonye ko amafoto abikwa naho rero bitabyorohera mudasobwa gutyo nyine kuko akoresheje amabara. Niba amakuru yose aza muri binary, mudasobwa ibwirwa n'icyo ubwoko bw'amakuru. Kugira ngo mudasobwa imenye ubwoko bw'amakuru irakira, ikoresha icyitwa metadata. Metadata aba ari ubundi bwoko bw'amakuru ashamikiye ku makuru y'ingenzi wohereje. Aha twavugamo nk'amatariki y'igihe uyakoreye, amazina yawe wowe ukoza ayo makuru, hakabamo n'akandi kantu kitwa ama extension. Extension zimenyerewe cyane ni nka PDF, docx, JPEG, MP4, MP3, MP2, HTML, EXE, PNG n'izindi. Izi extension ziba zifite amakuru yerekeranye n'imiterere y'amakuru, kandi iyo amakuru uyaha extension bitajyanye habaho ibibazo by'uko aya makuru utakongera kuyabona. Turacyari kumwe, ndizera ko musobanukiwe byinshi ku bumenyi bwa mudasobwa. Yenda benshi mutari munamenyereye, mutari muzi ahandi ntahandi uzakura ubumenyi nk'ubu uretse mu kiganiro Isango n'injyana za weekend. Ubumenyi n'injyana byose birajya